uyu munsi yoganira ku bibazo 7 biteye ubwoba bishobora kubaho kubera kudasinzira neza. Ubundi bavuga yuko gusinzira n'amasaha 8 buri munsi, ariko hari ukuntu usanga umuntu asinzira amasaha 5, 6, 4 akabikora igihe kirekire. Ese ibyo bintu bishobora kugira izihe ngaruka? Ese bishobora kugira ingaruka mu by'ukuri zishobora kuba ziteye ubwoba? Ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe. Turizo kureba ibintu 7 bishobora kubaho ku buzima bwacu buri physical cyangwa se bijyanye n'imitekerereze yacu, ariko ibyo bintu bikaba ari mu by'ukuri bikunze kubaho ku bantu benshi kandi bishobora kuba biteye impungenge. Ikintu cya mbere nshaka ko duheraho ni ikintu kijyanye n'icyizere cy'ubuzima. Wari uzi yuko gusinzira igihe gitoya bishobora gutuma utaramba? Buriya uko umuntu adasinzira neza, urugero usinzira amasaha 2-3, umubiri uhita ugira stress ishobora kugabanya ubundi muri DNA zacu cyangwa se mu turemangingo twacu tubika amakuru. Haba harimo utuntu twita telomeres cyangwa se utuntu tugaragaza imyaka umuntu azabaho. Iyo umuntu arya nabi, umuntu agira stress, utwo tuntu tugenda tuba tugufiya. Utwo telomeres, kudasinzira ni kimwe mu bintu bitugabanya ku buryo ushobora gusanga umuntu abaye imyaka 60, imyaka 50, kandi ari kuzaba imyaka 70. Ni ukuvuga n'impamvu ubushakashatsi bwasanze yuko abantu basinzira igihe gitoya, amasaha 6 kumanura, bakabikora igihe kirekire, akaba ariyo lifestyle yabo, akaba ari byo bintu bibaranga, babaho igihe kigufiya ugereranyije n'abantu basinzira amasaha arenze 6 kuzamura. Urumva yuko sleep ishobora kugabanya, ibibazo byo gusinzira bishobora gutuma by'ukuri utabaho igihe wari ukwiye kuba ugomba kuzabaho. Ikindi kintu cya kabiri kikunze kubaho ni ikintu kijyanye no kugabanya ubushobozi bw'umubiri bwo kwirinda. Kudasinzira bita bigabanya ubushobozi bwawe bw'abasirikare bwo kwirinda ku buryo utangira kurwaragurika, cyangwa se wanarwara ugasanga utinze gukira. Hari umuntu ushobora kubona arwaye grippe ugasanga niba yarakiraga nyuma y'imisi 3 ugasanga none isigaye irakira nyuma y'ibyumweru 2 kandi ari grippe. Kuvuga ngo kudasinzira bihagije bigabanya abasirikare bawe abo twita white blood cells, ku buryo noneho bigora umubiri wawe kuba wakira. Gusinzira ni ngombwa cyane kubera yuko byafasha umubiri wawe kwirwanaho ku buryo utanarwara. Mbere yo kunarwara umubiri wawe uba wamaze kurwanya izo ndwara mbere yo zikugeraho. Ikindi kintu cya gatatu cyo ni ikintu abantu benshi basanzwe banazi, headaches cyangwa se kuribwa umutwe. Abantu badasinzira neza birumvikana kudasinzira ni ikintu batakwirirwa bibazaho byinshi. Kubera iki kudasinziye niko umubiri wawe ugira stress. Uko udasinziye niko umubiri wawe ugira stress. Iyo stress igatuma imitsi imwe ikomera ku buryo umubiri bikugaragariza biciye mu kuribwa umutwe. Haba umutwe zino zisanzwe cyangwa se zino za migraine cyangwa se ziguma igihe kirekire, umutwe udakira cyangwa se umutwe waraho. Ibyo byose ni ibintu bishobora kuba bifitanye isano no gusinzira igihe gitoya, kandi ni ibintu nzi ko abantu benshi bakunze guhura nabyo kenshi. Ikindi kintu dukwiye kumenya ubwo ni ikintu cya kane, nuko kudasinzira bigira ingaruka zikomeye cyane ku buzima bwacu bw'imikorere y'umutima cyangwa se ku maraso atembera. Buriya babantu tugenda twumva ngo yagize ngo stroke, ngo yarimo aragenda ngo yakubita hasi, ngo basanga ngo ni stress ngo yamwishe. Akenshi iyo stress hari gushaka gusanga yanaturutse ku bibazo byo gusinzira. Ugasanga ni wa muntu udasinzira cyane kubera business agira, kubera akazi kenshi agira, ugasanga ni wa muntu utabona amasaha ahagije yo gusinzira. Wibuke yuko kudasinzira bishira stress nyinshi mu mubiri, kandi uko yuko stress ishobora kuba yatera ibyo bibazo, izo mpinduka mu mubiri zituma umutima udakora neza, amaraso, imitsi y'amaraso ugasanga yabaye mitoya ku buryo amaraso kunyuramo bigenda bigora. Usanga umuntu agize ibibazo bya blood pressure, usanga umuntu agize ibibazo by'imitsi imwe idakora neza. Iyo bigeze kuri stroke biba byageze no ku rwego ruri hejuru cyane. Imitembere y'amaraso cyangwa system y'amaraso ku mutima ukora ni ikintu cy'ingenzi cyane, kandi kudasinzira neza bibigiraho impact cyangwa se bigiraho ingaruka zikomeye cyane. Ikindi kintu cya gatanu nubwo abantu bashobora kumva yuko mu by'ukuri bidafitanye isano, ni ikintu kijyanye no kwiyongera ibiro
ku rwego ubona yuko rukabije cyane cyangwa se ku rwego ubona yuko rutandukanye no kubyara imeze mbere. Buriya iyo umuntu adasinzira hari hormone mu mubiri umubiri urekura zigatuma umuntu akunda gusonza cyane, bigatuma umuntu yumva ashaka guhora ararya cyane cyane ibintu biryohereye, ibintu by'amasukari, kubera yuko iyo umubiri mu gihe cya stress ukoresha imbaraga nyinshi nta n'ikintu uri gukora, hanyuma ugasanga umubiri urekuye ibintu bivuga ngo dukeneye imbaraga, ugasanga ukunze guhora ushaka kurya, icyo bita cravings. Buriya kudasinzira, stress ni ibintu byongera apeti, ukumva ushaka guhora urarya. Hanyuma iyo bibayeho rero ugasanga n'ibintu byo kurya biri hafi yawe, wara bidasinziye, mu gitondo ugahita ubyuka ugahita urya snacks, biscuit, imigati n'iki, ntabwo ari uko icyabiteye ari ya migati wariye cyangwa se ari ya masukari wariye, ahubwo icyabiteye ni kwa kubura ibitotsi cyangwa se kwa kudasinzira byatumye umubiri wawe wumva ushaka guhora uri kurya. Ntabwo ikibazo ari bya bindi wakoze, ikibazo ni cyabiteye. Ikintu cya gatandatu aricyo kibanziriza icyanyuma, nkunda kuvuga yuko kudasinzira bishobora kugabanyiriza umuntu ubwenge yari afite. Ni ukubera iki? Ni uko bigabanya kapasite y'ubwonko mu ngeri hafi ya zose. Uburyo wibuka biba byagabanutse, ndakeka ibyo tubyemeranya. Uburyo uba focus cyangwa se kutarangara, kwa kundi nicara ahantu niba ndi muri class ndimo ndiga, ugasanga ntabwo intekerezo zanjye zitangiye kujya ahandi hantu, kwa ngo ni concentration na focus biba byagabanutse. Iyo utasinziye neza biragoye ko wakonsantra ku kintu gukigumeho. Uburyo ukemura ibibazo, gutekereza, imitekerereze, byose biba byagabanutse. Sleep cyangwa se kudasinzira neza, ngiye navuye ko bigabanyiriza umuntu ubwenge, kubera yuko bigabanya ubushobozi bwa bya bintu bikenewe kugira ngo umuntu atekereze neza, avuge neza cyangwa se kuri ibintu agomba gukora neza. Ikindi kintu cya nyuma cya karindwi, sleep igiramo uruhare yo kwangiza, ni ikintu cyanye na emotions n'amarangamutima. Kwa kundi ubona umuntu amarangamutima akunze guhorana umushiha, akunze kurakara vuba, nayo ndabizi neza nkanjye, iyo maze igihe ntasinzira neza biba byoroshye kuba wandakaza. Urumva yuko sleep cyangwa se kudasinzira bituma ubushobozi bwo kumanaginga amarangamutima bwiyongera. Iyo utasinziye neza ubushobozi buba bwagabanutse, kandi bikanaterana emotions zari zikeneye bwa bushobozi. Niyo mpamvu gusinzira ari kimwe mu bintu by'ingenzi. Ubundi umuntu akeneye amasaha 8 kugira ngo asinzire. Iyo ni very average. Abantu benshi basinzira bakeneye amasaha 8, ni kuvuga abantu bakuru bafite imyaka 20 kuzamura, kubera yuko nk'umwana w'uruhinja bakeneye nk'amasaha 16, abana b'imyaka 5 bakeneye nk'amasaha 12 cyangwa 13, abana b'imyaka nk'icumi bakeneye nk'amasaha 9 cyangwa 10, biterwa n'umuntu. N'abantu bakuru nabwo habamo variations. Hari umuntu ukenera amasaha 8, hari n'ukenera 7. Nubwo bigoranye kubona abantu bakenera amasaha ari munsi ya 7, ariko hari n'abakenera amasaha 9 n'urugero. So ni byiza ko buri muntu wese avuga ati ni amasaha angahe nsinzira nkumva naruhutse neza, umunsi wawe ukagenda neza. Icyo gihe nuyubahiriza uzaba uri guha ubwonko bwawe, umubiri wawe impano izatuma wirinda ibibazo bigiye bitandukanye. Njye twagamiye psychologist. Niba ushaka kumenya uburyo bwiza watuma usinzira, niba ufite ibibazo byo gusinzira, especially ibibazo umva yuko byananiranye kandi ukabukeka ko bishobora kuba bituruka kuri stress, bishobora kuba bituruka kuri emotions, ku marangamutima, hari program Gamide Psychologist afite, ushobora kuyifashisha. Ushobora kureba link mu description ukagira nayo mahugurwa na Gamide Psychologist, ubundi ikibazo kikaza gukemuka. Njye nitwa Gami, tuzongera tubonane utaha.